nta masambu iguhaye, nta mugore iguhaye n'umugabo, nta modoka, nta nzu, iki gitero cyonyine kigomba gukomeza umugenzi n'umukozi. Ibyiringiro byawe bijye bishingira kuri iyi ndirimbo. Umenye ngo hari igihe cy'isarura kizagera. Imana yegeranya abakozi, ibashimire mu ruhame rwo mu ijuru, ijye bakora mu ntoki babwire ngo mwakoze neza. Umukozi udafite ibyiringiro ibindi abitse ni pirate. Iyo nibutse ko Yesu azatwakira, nkibuka ko hari igihe azadushimira, nkibuka ko azankora mu ntoki, ndakora wenda nzagushimira. Ibyo birori ndabitegereje. Haleluya. Iri ni iteraniro rya kabiri. Abaje mu iteraniro rya mbere hari amagambo twaganiriye, ndayasubiramo ariko ho gake. Hanyuma ndashaka tubanze turebe ijambo ry'Imana, dushimire Yesu wemeye kuza. Turarivuga iminota mike, dukomeze n'igiterane cya korari, turebe ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya mbere murongo wa 23. Dusome mu izina rya Yesu. Dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Amina. Dore umwari azasama inda y'umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Imana ishimwe. Turashimira Yesu. Ejo hashize hari kuri Noheli turi kwizihiza kuvuka k'umwami. Ikintu kijya kimbabaza nuko ibi bintu abantu babifata nk'imihango n'imigenzo, ariko ibi bintu ni ibintu bifatika umuntu wese akwiye gukurura agahita ahindura amateka y'imibanire ye na Yesu. Turashimira Yesu ko yaje, kandi turashimira Yesu ko yaje kuducungura. Tubisoma muri Bibiliya bamwe, abandi mukabyumva nk'inkuru, abandi mukumva ni ibintu biraho, ariko nagira ngo mbabwire ngo kwidegembya kose dufite nuko Yesu yemeye kuza. Yaraje Yesu abatari ubwoko atugira ubwoko. Abantu bari barapfuritswe iyo ngiyo ahantu hatagaragara, hatari no kuzagaragara, aragenda aradupfunyura. Reka mubwire, kubwa Yesu hakozwe byinshi. Yesu iyo ataza ntagomba mbahagarara imbere. Hari inenge abantu bambonamo, burya nawe hari izo bakubonamo, ariko kubwo kuza k'uyu mwami yaraje akuraho utuntu tw'utudetaye n'utugambo nk'utwo. Haleluya. Umuntu wese wizera amaraso ye akamwizera, amwemerera kwitwa umuntu mushya. Haleluya. Ndifuza ko Yesu umuha agaciro kuko yemeye kuza. Ntimubona ko ibyango mufite iyo atahaba byari kwiyongera. Turi kurira ngo icyorezo ngo Covid ngo birakomeye, Yesu yatahaba byari gukomera kuruta uko bikomeye. Yesu yatahaba imfubyi zari guhangayika, abapfakazi bari guhangayika, abadafite epfo na ruguru bari guhangayika, ariko Yesu kuko yaje yahagaze mu cyuho cy'ibyo twabuze, ahagarara mu cyuho cy'ibyo tudafite, ahagarara mu cyuho mu mpande z'umuntu zose, ku buryo umuntu abaho nta kibazo afite kuko Yesu yahagaze mu cyuho. Niyo mpamvu njya mbwira abantu ngo nutanyurwa nuko umufite uzagenda upfe baguhambe, nta kindi kintu kizakunyura muri iyi si y'ababaho, kuko Yesu iyo umufite araza akarangiza ibintu byose. Imana ihabwe icyubahiro. Narindimo gusomera ijambo rero ngo kugira ngo twongere twibukiranye yuko Yesu tukwiye kumushimira kuko yaje. Ariko muri iri teraniro, muri iki giterane ni igiterane cy'abaririmbyi, ndibwibande ku magambo yitwa gukorera iki? Gukorera Imana. Ndibwibande ku magambo yo gukorera Imana,
ni nayo mpamvu duhaye ikaze abantu bose muri iyi nyigisho yo gukorera Imana, ndetse mpaye ikaze abadukurikiranira hano n'abandi bari kudukurikiranira ahandi, kuko hari abandi bazareba ubu butumwa, abandi baririmbyi bahandi n'abandi bakristo bahandi, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Tubahaye ikaze kuri Mama Sharirene Official. Ni urubuga rwanjye rw'ivugabutumwa nshishaho ijambo ry'Imana, handitseho ngo Mama Sharirene Official. Duhaye ikaze rero abari hano ndetse n'abadahari kugira ngo bagubwe neza muri izi nyigisho zitwa gukorera Imana. Tugiye kureba ijambo ry'Imana, ubuhamya ndagenda mbivangamo kuko ntabwo nahita muhagurukiramo kuko hari ibindi byihutirwa ariko ndabivangamo. Turareba mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Dusome mu izina rya Yesu ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'8. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Ndashaka turaganira ibintu byinshi bitandukanye. Turareba mbere yo gukorera Imana ikibanza ni ikihe, ntabwo ndi bubwiriza ahubwo ndashaka kwigisha gukorera Imana. Ndashaka guhera ku kintu cya mbere. Dusomye ijambo rivuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Byonyine kuvuga ngo uri umukozi w'Imana bisaba izindi mbaraga, kubera yuko ntabwo Imana idukoresha nk'uko abantu badukoresha. Niyo ije kuduhemba ntiduhemba uko bahemba. Ni nayo mpamvu hari igihe ushobora no gukora ukavuga ngo iyi si Imana ndi gukorera ahubwo ni Satani. Niyo mpamvu birasaba imbaraga gukorera Imana ubwabyo byonyine. Ninkubwira ikintu cyitwa gukorera Imana ubyumve cyane, kuko nakoreye Imana kuva muri 2004. Niho natangiye gukorera Imana. Urumva iminsi maze nubwo hari abayindushije, nanjye hari abo ndusha imyaka, ariko hari ibintu byinshi nabonye muri uyu murimo ku buryo ushobora kugusobanurira ikintu bita gukorera Imana hanyuma ukabyumva. Impamvu nababwiye ngo dukeneye imbaraga nuko Imana iyo iguhamagaye ikavuga ngo ndagutoranyije, reka nkubwize ukuri, ihita kugira ingwate yayo. Ikora ikintu cyitwa kukubohera inyuma, ikakuboha kandoye k'umwuka, ku buryo itakwemerera kujya mu byo ushaka no kwitwara uko ubyumva n'uko ubikeneye. Ikindi cya kabiri, iyo imaze kuguhamagara irakwigisha. Iyo ikwigishije ibigira ngo uzayikorere neza, izina ryayo rikomeze rihabwe icyubahiro, si ukugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imana impamagara mu bintu byankururiye intambara, ariko nanone bikanyicaza ahantu hasusurutse wo kabyarawe, ni ugukorera Imana. Ejo bundi hari umwana nigeze mbwira nti kubera icyo ushaka kurya nk'uwarangije amashuri. Hari abantu bashaka kubaho muri uyu murimo, bashaka kwicara mu ntebe z'ibyubahiro kandi batararangiza. Ubundi umunyeshuri ntabwo arya nk'uwarangije. Umunyeshuri arya nk'umunyeshuri n'uwarangije akabaho nk'uwa. Iyo umunyeshuri ashaka kurya nk'uwarangije, dore ni bamwe bahura na ba sugar daddy cyangwa bagatorokana minerivare za base n'abanyina. Muri uyu murimo w'Imana, mbere yuko ukora ugomba kubanza kwiga kugira ngo umenye ibyo ukora ibyo ari byo. Kandi icyiciro cyose cyo mu murimo w'Imana abantu bagomba kwiga uri we wese. Imana impamagara, nahuye n'intambara nyinshi muri uyu murimo. Abambwira ko bitambereye, abambwira ko bitankwiriye, abambaza ngo yaguhamagaye ryari, abambaza ngo umwuka iyo ugiye kuza wumva bimeze bite, abakubwira ngo ibi bintu uvuga wabitumwe nande, abakubaza igihe yabiguhereye. Ariko narumiwe koko. Uza abantu baba bashaka no kumenya igihe wavuganiye n'Imana ukagira ngo hari uwinyuraho. Abaguca intege ngo ntuzabishobora, abakubwira ngo iyi venti ntabwo uzayibasha, abakubwira ngo rwose uzagira inshuti nkeya. Hazamo ikintu cya mbere
ibicantege. Ni nayo mpamvu benshi rero iyo mwatangiye gukorera Imana, mwatangiye gusenga no gukizwa, mukumvira andi majwi uhita ubivamo cyangwa ukabivangavanga. Ikintu Imana yankoreye muri uyu murimo cya mbere, yarambwiye iti ujye undeba njyenyine, ujye undeba njyenyine Uwiteka, nugira ikibazo ujye upfukama iwawe ungisha inama, nzakugira inama. Iyo nza kugendera mu bantu nkagendera ku mpuguro zabo, kuko abantu benshi ibyo bibwira si iby'Imana yibwira. Turi buganire mbabwira ukuntu umuhamagaro ari imbehuriraho. Ndi bukubwira ukuntu umuhamagaro ushobora kuwukora nawe ukitwa ikivume. Nkubwira ukuntu umuhamagaro uwubamo neza hanyuma ukitwa umunyamugisha n'abagukomokaho. Nzakubwira ukuntu abantu bahamagawe n'Imana. Ndi bukubwira ukuntu n'abantu Imana irarira ikanararaho, ni umutungo wimukanwa w'Uwiteka, n'abantu Imana ihozaho ijisho, n'abantu Imana ihozaho imishinga yayo ikabahozaho imigambi. Bene abo bantu ntibapfa gupfa. Ni ukuri ndashaka kukubwira ikintu bita gukorera Imana, ku buryo uyu mwaka tugiye kwinjiramo uhagurukana izindi ngamba, kuko nta by'Imana by'ubusa bibaho. Icya mbere yuko witwa umukozi w'Imana ugomba kuba umukirisitu, ugomba gukizwa. Ugomba kuba umukirisitu, ugomba gukizwa. Nimba hari ikintu kidashoboka kitanahura, ni ukuba umupagani kandi ukaba n'umukozi w'iki. Gukorera Imana udakijijwe, mureke mbibabwira, bimeze nko kujya gutonda kuri banke ukajya kubikuza yo utabitse. Kubera iki? Iyo umaze gukizwa hari ahantu Imana ikwandika. Kandi nimvuga gukizwa ubitandukanye no kuba mu itorero, ubitandukanye no kubatizwa, kuko burya kubatizwa biri ku mwanya wa kabiri, ntibiza ku mwanya wa mbere. Kuko habatizwa umuntu wamaze kugira gute? Kwakira Yesu, akamwemerana n'ibye byose, n'amategeko ye n'amabwiriza ye byose. Iyo umaze gukizwa rero Imana irakugabira, ikakugabira umurimo bitewe n'uko wowe umeze, ntabwo ikugabira bitewe n'ikindi kintu. Nta nubwo ari wowe wigabira, si wowe wihitiramo. Imana niyo igushyira muri wowe kumva umuhamagaro ukurimo. Hanyuma reka mpere kuri iki cyo gukizwa. Dufite abantu benshi bari mu murimo w'Imana badakijijwe, kandi nimba hari abantu badihira ubusa bakavunikira ubusa, ni abantu bari gukorera Imana badakijijwe. Gukorera Imana udakijijwe ni nko kwifata ukareba banke ujyamo, ukajya gutonda umurongo nk'uko abandi bawutonda, wagera kuri gishe bati tubwire nimero za konte, uti ntayo mpafite. Buriya bashobora guhamagara umusekirite bati ngwino uganirize uyu muntu, ashobora kuba atorotse ibitaro by'Indera arwaye mu mutwe. Kubera iki? Ntibibaho kujya kubikuza aho utabitse. Iki kintu mucyumve neza. Niyo mpamvu ushaka kubwira abaririmbyi, nimba hari abantu bafite umurimo ukomeye, nimba hari abantu bafite umurimo uvunanye, nimba hari abantu bitanga dufite, nimba hari abantu bafite ivugabutumwa ribohora, nimba hari abantu bafite ivugabutumwa riri mu ihumure, mureke mbabwire, muri abaririmbyi mufite ivugabutumwa rikomeye. Yewe no mu bisanzwe nkunda amakorari, nkunda kuririmba, nkunda indirimbo. Buriya hari mu modoka mba nazanye ka flash bakagenda bashyiriramo, ngenda numva nguwe neza. Niyo ndi mu rugo rero umunsi wose nizo niyumvira. Mufite akazi gakomeye abaririmbyi. Mu rusengero haza wazinze umunya, ufite ibyo warayemo nyine, buri wese agira harara naho aramukira. Ariko bakubita mikorasi, Imana we, bakubita indirimbo, awe bigarangira uvuga ngo nakuvaho nkajya kuri nde, hari wowe ufite amagambo y'Imana.
ndashaka kubabwira ngo mwitwararike uyu murimo muzawuhemberwe. Abaririmbyi haleluya. Amen. Mbese hano muri iri torero ry'iwanyu barabahemba ku kwezi? Sinakurahiye. Hanyuma se murumva yuko nibanatera imbere bakagera kuri Imana ikabazamura, mwumva mutegereje ko hari igihe bazashyiraho agahimbaza musiki ko ku kwezi? Sinakurahiye. Nta mushahara w'itorero abaririmbyi muteze kugira, ntawuhari. Ariko nubwo udahari, hari Imana yabahaye umurimo, hari Imana yabagabiye ibikiye abaririmbyi babikoze neza ibihembo. Nimba hari ikintu kigoye nukugira imvune nk'izo mugira, mukita ukuntu mwitanga. Umuntu yabyaye muri korari, guteranya yo kumusura, agiye gukora ubukwe, gukoteza ayo kumutwerera no kubutaha no kwitegera. Mu itorero hari ibikorwa buri muririmbyi arazanaye. Ndabeshye? Hari igiterane kizaba, korari zajya kuririmba. Hari amateraniro mu mibyizi, abaririmbyi muzaza. Hari aya nimugoroba, muzaba mwahageze. Hari ayo mu mibyizi ku manywa, muzaba muhari. Hari ayo ku cyumweru, muzaba muhari. Ku ifunguro ryera turi kuryitegura, muzabe mwaje. Hanyuma no ku munsi w'ifunguro muzateremo. Ni namwe muzaririmba mu bukwe bwa runaka. Baririmba ntimugakora. Dukeneye inifomo nshyashya, waba urara wabwirirwa ugomba kuyigura. Dukeneye umusanzu wa korari, naho waba uvuye mu bitaro ugomba kuwuza. Ariko abaririmbyi we, Imana ibahe kwitondera izi ndirimbo n'izi mvune muzabihembe. Uzi umuntu ukubwira ngo ntabwo uri buririmbe utaratanga umusanzu, ukagira ngo iyo waririmbye utahana akawunga. Ugomba kuwutanga. Utanawutanga si Imana mwabyumva kimwe, vuga ngo mufite akazi. Mbabarira iminsi umaze muri korari, wenda uba uhamaze amezi 2, urebe amafaranga amaze kukuvamo, urebe ukuntu umutima uba wakuvuyemo ngo bari bumpane muri repetisiyo, ukagira ngo ugiye guhingira nibura ibirayi. Urebe imvura n'izuba, urebe abo muhanganiyemo wagira ngo murahanganira igikombe, urebe intambara n'ibibazo uhuriramo nabyo ugakomera. Ese Imana nitaguhemba uzaba wararuhiye? Natwe turavunika, ariko nambe natwe umugengeye guhita ncaho mwebwe muraririmba paka iteraniro rishoje. Yewe do cyo leta nitahira iwawe, ariko wowe urava hano rihumuje. Ndashaka kukwigisha uburyo ugomba gukora mu kuri no mu mwuka, Imana ikazakugabira, ikagabira abagukomokaho. Ikakugabira uri inaha, ikazakugabira ikamba. Nibyo ushaka ko tuvuga uyu munsi. Naho ibyo kuririmba se ngo twagukomeye mu mashyi, amashyi igifu kirayasa. Amashyi uzayaguramo ijipo, amashyi uzaguramo mituweli. Ndashaka kukwigisha kugira ngo sinabaririmbyi gusa ukorera Imana, ariko uzi ko izaguhemba. Kandi mu bintu izaguhemba, ikazaguhemba ibintu bitangirika bitabina, ibintu uzicaramo mu myaka yawe yose yo kubaho, wanapfa ugapfira mu mwami ukazabona ubugingo bukora. Umva impamvu ushaka kukubwira ngo shyiramo imbaraga uzabona igihembo, nuko abinaha nabo babibona. Abahanzi baririmba indirimbo z'isi baravunika bagakutuza, ariko guma yaza bakabaha igikombe n'ibinote. Ubu tuvugana bamwe bitwara mu zabo, wowe nta nigari.
bafite imiturirwa wowe uri mu bukode ndetse no mu manegeka. Ubu tuvuga nicyo bashatse kurya no kwambara naho bashatse gutemberera bajyayo kuko ibihembo bamaze kubishyikira. Ndifuza yuko ukorera Imana ku buryo nawe uzaguhera. Ikintu cya mbere nashakaga kubanza kukubwira ngo ni ugukorera Imana ariko ukijijwe. Gukorera Imana ukijijwe, Imana irabyandika kandi Imana ibibika ahantu. Gukorera Imana ukijijwe, intambwe utera irazibara, imvura ikunyagirira bibara, izuba rikwicika bibara, aya moto wateze ikayabara, esase washyize mu modoka ikabibara, imisanzu ya korari irabibara, ariko yeje kuguhemba. Haleluya. Iraguterurira, vuga ngo amina. Iyije kuguhemba iraguterurira, ikagusanga mu kazi gaciriritse, ikagura imbago zawe, bamwe bagatangira kuvuga ko bagiye ikuzimu, niko babaye. Iyije kuguhemba uri umukobwa warayikoreye, iguterurira umusore wakabyara we, ikagukorera ubukwe, bakibaza aho wasengeye, ariko burya iba yabibaza. Iyije kuguhemba uri umusore, iraguterurira umwana ukeye, ikakwinjiza mu gipangu utari kujyamo, ikakwibaruzaho, ikaguha impano, igahagarara mu cyimbo cya so, ikavuga ngo nzaguha ikibanza wubake, ikaguha ikibanza ikanakubakira, ikagukorera ubukwe, bakibaza aho wasengeye. Iyi teruye muri umugore, iraguterura nk'ubu njye yaranteruriye. Yarakubwira nimuyireke interurire, nimuyireke interurire, nta nubwo iranterurira noneho. Haleluya. Iyi Mana narayikoreye kandi nkomeje kuyikora. Nayikoreye baseka, nyikorera bankwena, bavuga ngo kirirwa kagenda n'uruhekero mu mugongo. Narayikoreye ndizezenge, narazezengeye ngenda nk'uwahetamye. Akorebara reba imyaka afite, ariko nari narahetamye. Iyo nabaga ntatwite, nabaga mfite uruhinja, nayikoreye nkubitwa, nava kubwiriza nkakubitwa nkarara hanze, ariko bwakiti ungire naha, maze nabwo nkagenda. Nakumva bikomeye ntireka singenge, itihitamo umugabo cyangwa umwitemo. Umva, narakubiswe imyaka myinshi nzira uyu murimo. Imana iti genda, umugabo ati icara hano. Vuga ngo abagabo bararutana. Abantu bakanyita injiji, abandi ngo wagiye uyikorera uri mu rugo ariko ntiwisenyere urugo. Ese buriya mu rugo, reka nze mbabaze, ubu iyo nguma mu rugo nari kubabwiriza abantu bigize abanajyuha, bigize abakosozi, ariko we nimwicecekere utaranirwa agaramye hagira ngo ijuru riri hafi. Ubundi se nataha umugabo, ubundi se ko wabwirije Imana yaguhaye iki? Wayibwiye ikabanza ikaguha inkweto, uwakubwira ubizo yampaye. Wayibwiye se nibura ikaguha ikiro cy'isukari, uwakubwira ko na 25 ashatse nazigura nkazibika mu rugo. Iyo ukorera ikumariye iki? Nayo magambo nabwirwaga. Umujyi wa Kigali ndawuzunguruka n'amaguru, iyo nabaga ntatwite nabaga mfite uruhinja, nkabwiriza mpetse ngaha kugira ngo njye kubwiriza. Byaraye imbaraga zikomeye, nabyutse mu gitondo navomye amabido 10 nangahe, nuhagiye abana nabatekeye, nta mukozi mfite, naba ntwite rero hakabaho ngera nkananirwa mwicara. Nararanye inzara, nabyukiye mu nkoni, naraye mu zindi, umunaniro n'inzara. Burya umuntu naho yagukubita uhaze ntacyo. Uzi gukubitwa n'inzara ugakubitwa n'inkoni. Nagenda nagera mu nzira isereri ikamfata, isereri ikamfata kubera inzara n'inkoni n'umunaniro wo kugenza amaguru, nkicara hasi nkabanza nkaruhuka. Nagera mu iteraniro, cyane ko nabanje no kubwiriza ntatumiwe. Uzi kubwiriza utatumiwe? Ndashimira Imana ko sigaye ntumirwa.
afite n'igihagararo yambaye nkanjye mwamwakiriza abiri mwebwe se ndabayobewe ariko burya ni ishuri itaguhaye ntawaguha nagenda rero ngo Imana yabantumyeho bagahera ku rukweto bakabona nta mana yaza muri izo nkweto bagakurikizaho akabubu kanyumiyeho utugufwa dushinze wagira ngo ni agati bajombyemo bakareba batumva nta mana iri muri uyu muntu hakabaho subira mu rugo ntawumpaye ijambo ntiyari kuba utararibura abaribura bakivumbura wivumbura ku nkono ukarara utariye nagera mu iteraniro nkabwiriza mpetse nataha ntihagire n'umuhaye umugezi nagera mu rugo ngo uvuye he ishyi n'imigeri nkarara hanze bwacya mu gitondo ngo ndashaka kugutuma ahandi abagabo bararutana narangiza agafata inzira nkajya kongera kuyivuga ubwo buzima mubamo bubu buzima ariko ndashimira Imana izirikana ntawayikoreye uzikorera amaboko nanjye nje kubikubwira impinduriye amateka dore yaje muri 2019 ejo bundi utagira ngo ni keza ikajya ngo nzagura imbago zawe ikabwira ngo nzakugaburira uhage ugaburira abandi nzakwambika wambike n'abandi nzagutera wundi mubiri habirirwaga bamuhitagiza ngo ndakantu ubu nabaye ikintu aho kwitwa akantu wakitwa ikintu ibi birarutana aho abambwira ngo nifate regime bajye bampa amahoro ntawe umpeka ngo nzamuremerera n'ubu butaka ngendaho ntibuzatoboka kubera ibiro byanjye byinshi Imana yacu ikagucyubahira ibyaha byose mwaguyemo Imana iracyafite imbabazi mwongere mugaruke mu itorero mugaruke mu mirimo mujye ku ifunguro ryera hanyuma mu bwoko Imana ibabera imwe Mana nzima ikomeye wanzanye kuri uyu musozi kugira ngo nkore uyu murimo bumvise ubutumwa hanyuma babwirwa ko baguye babisuzumye basanga nibyo buri wese afite aho yaguye uko yaguye ndasenze mu izina rya Yesu ngo imbabazi zawe zigere muri iri teraniro ndasenze ngo marayika wo kuzura no kuzahura agere muri iri teraniro imbaraga zikiza mu izina rya Yesu nizigere muri iri teraniro imbaraga zizura zigere muri iri teraniro imbabazi z'Imana zibatwikire kandi mwami ubakebuke uhereye nonaha buri wese naho yaguye agirirwa imbabazi n'Imana umucyo n'urumuri rw'Imana babitahane ntibazongere gusubira inyuma ukundi bahabwe marayika w'umuhituzi abaganirize kandi abababarire buri wese ntazongere gusubira mu cyaha cye ukundi uhereye nonaha umwijima w'icuraburindi bave mu maso hanyuma he marayika wo kugira ngo iki gikorwa cyo guhaguruka no gukomeza abaherekeza uhereye nonaha basubire mu itorero mu matorero aho baturutse basubire mu murimo no mu mirimo bavuyemo wongere ububake uyu munsi umunsi w'amateka ku buzima bwabo tugukomeye mu mashyi papa ngiye gusengera abandi bantu muri rusange ntabwo waguye uracyari mu murimo uracyakorera Imana ariko hari ibintu utumva hari ibidasobanutse mu mwuka ariko no mu mubiri niko bimeze ndashaka kutangira umwaka uri mu mbaraga zikomeye uhagarare ku mpinga z'imisozi aho Imana ikureba ikakumenya haguruka dusenge iri sengesho ndashaka ko umushumba ridufasha ubundi ndahita asengera iyi korari kugira ngo Imana ibagurire imbago bageze naho abandi bageze cyangwa muharenge gusenga Imana kugira ngo umuntu afate icyemezo cy'impinduka mu guhera ku wa gatandatu tujye gutangira umwaka mushya 2022 hari intege nkeya twagize ariko dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo adukoreshe iby'ubutwari guhera mu ntangiriro z'umwaka utaha
intambwe wacitse, aho wacitse intege hari amateka mashya Imana igiye kurema ku muryango wawe wowe ubwawe ndetse no ku itorero n'igihugu. Reka dusenge Imana dufatanyije. Mana turagushimiye, tugushimiye yuko uri umukozi w'umuhanga Mwami, tugushimiye yuko ari wowe Mana irema ibintu kandi ukabikomeza. Yohana 10 umurongo wa 10 haravuga ngo umujura ntazanywa n'ikindi uretse kwica, kwangiza no kurimbura, ariko Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo intama zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi Mwami. Abana barahagaze uyu mwanya bakeneye kugira ngo bongere batere n'intambwe mu gakiza. Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo nuko uwo mwana arakura ngo Uwiteka abana nawe, bimenyekana yuko ngo Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka Imana. Reka habe impinduka guhera uyu mwanya kugeza iteka ryose ku buzima bwabo Mana. Icyababangamiye cyose cyatumye badatera imbere ndacyamaganye mu izina rya Yesu. Inyuka y'abadayimoni, intege nke z'umubiri, ubushobozi bwatumye rimwe na rimwe abantu birebaho, ndareba amateka mashya muri uyu mwanya kugira ngo Uwiteka Mana yo mu ijuru ubarebeshe kugira neza kwawe Mwami. Kandi igikundiro cy'Imana n'igitinyiro cy'Uwiteka Imana kigendane na guhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze kuko uri Imana y'amahoro, icyubahiro no gushima bikomeze ku byawe. Tukoma make tugushima kuko uri Imana y'amahoro. Ndashaka gusenga, dusengere iyi korari yaduteranyirije muri iki giterane, tuyatuyereho kwaguka, ishyigikirwe n'Imana. Imana ibaha ibikoresho bihagije, Imana ibagure izane n'abandi, ibasukeho umwuka wo guhimba, ibagurira imbago mu buryo bufatika, namwe muzagire andi mashimwe mu myaka iri imbere muvuga ngo Imana yadukuye hano itugeza hano. Nimuhaguruke tubasengera abaririmbyi. Mana iri hejuru, Imana ifite icyubahiro, Imana ifite kuzura, Imana ifite imbaraga, Imana ikomeye mu buryo bwose, ndaguhamagaye muri iri teraniro mu izina rya Yesu. Iki ni igiterane cy'aba baririmbyi, hari inkunga bashaka ku Mwami, hari umusaza bakeneye kuwiteka, hari iterambere bashaka kugeraho kugira ngo ubwami bwawe bukomeze bwaguke ku bwabo. Ndabasengeye mpagaze mu butware wampaye, mbatuyeho kwagurirwa imbago, mbatuyeho gushyigikirwa mu buryo bwose. Ubaha ibikwiriye byose bakwifuzaho, kandi ubaha ibikwiriye byose bashaka Mana. Wagura imbago hagati muri bo Mana, ubashyigikire kubw'umurimo wawe, kubw'umurimo wawe ubateze intambwe, kubw'umurimo wawe ubateze imbere, kubw'umurimo wawe bagure, kubw'umurimo wawe ugire ibyo wuzuza. Kandi ndagushimye ko uzabikora. Ni ukuri Mana, kandi ndagushimye ko uzabikora. Itangira ryabo ryari rito, aba bantu hari uko bari bameze, hari aho bageze, nubwo bishimira ibyo wakoze, ariko hari ibindi uzakora batigeze batekereza. Uzabagurira imbago babe benshi, uzabagurira imbago ubagurira ibikoresho, uzabagurira imbago ubaha abaterankunga, uzabagurira imbago ubageze kure, uzabagurira imbago kubw'ishyaka ry'umurimo. Kandi ndagushimye kubwa umuyobozi wawe, ntabwo ari abaririmbyi gusa Mana, iri torero rikeneye byinshi ku Mwami. Hari imishinga bafite babuze uko bayitangira, hari ibintu bituzuye bakeneye kuzabuzuriza, hari ibyangombwa bakeneye. Haleluya. Hari urusengero ngo bashaka. Habwa icyubahiro. Ndagushimye kubw'umurimo wawe ko hari byinshi uzagura hano. Sabiye umugisha abayobozi, sabiye umugisha iri torero aho bari ndetse n'ahandi bakorera. Ubwami bwawe bwaguke, no mu buryo bw'ikofi ubagure, no mu buryo bwo kubaka urusengero ubagure. Nanjye nimdubona rumeze kuriya, nk'uko bimeze mu bwenge bwabo, nk'uko bimeze mu bitekerezo, nk'uko bimeze muri budget, nk'uko bimeze mu byifuzo, ukabageza kure, tuzafatanya kugushima. Icyubahiro n'ikibi cyawe ku byo ukoze byose. Dusengeye abarwayi bari muri iri teraniro. Mana, ndasengera abarwayi bari muri iri teraniro, ndetse ndasengera n'aba
ubutware bw'ijuru ngo abantu basohoke imitima ikeye bishimire iyo babanye. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe, tugukomeye mu mashyi cyane. Ndabashimiye rero mwebwe mwese mwakurikiranye inyigisho n'impuguro, kandi ndashimira abayobozi banyu kuko baduhaye ikaze, by'umwihariko perezida wa korali kuko yatwakiriye hano iwabo. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Izi nyigisho zose ku batazumvise zizanyura kuri Mama Sharirene official ku rubuga rwanjye rw'ivugabutumwa. Ubwo abashaka kuzabikurikirana muzabireba, hanyuma Imana ikomeze ibahire. Umwaka tugiye gutangira uzabe umwaka w'imbaraga, mbifurije kuzagira umwaka mushya. Amen. Twongere amashyi menshi uvuga butumwa wacu. Amashyi menshi ku Mana. Turanezerewe, tunejejwe n'Imana mu mitima yacu. Mu by'ukuri kubona Mama Sharirene hano ikatarara numvise nge binshimishije cyane, kandi namushimiye kandi uvuga butumwa uca bugufi uzi icyo akorera cyane. Amen. Iyo abari kuvuga butumwa mu by'ukuri utazi Imana akorera ntabwo yava i Kigali aha dukorera umurimo w'Imana ngaze katarara mu by'ukuri.